amaguru yambanye make ngo nkugereho hariya kuri perezidansi, ariko mbizi neza ko iyi mesaje ngoherereje iri bukugereho vuba cyane. Ntugire umuntu uhereza umwanya, iyo ntebe ni Imana yayikwicajeho, ubyemere ubyange. Niko Imana yambwiye. Paul Kagame nanone yongeye gutambuka mu matora ya 2024. Iyi manda Imana iyimuhaye ngo ayiyobore, kandi imuhaye inkoni y'ubuyobozi ndetse imuhaye n'inkoni y'ubutwari ngo akomeze aragire umukumbi w'Imana, akomeze aragire intama z'Imana. Erega Imana ijya gutoranya Mose, yamutoranyije izi ko ari we ushyitse, ari we ukwiriye ngo azayobore ubwoko bwayo. Rero Imana yaguhamagaye nk'uko yahamagaye Mose. Niyo mpamvu yambwiye nkubwire ngo dufite Imana n'ubuyobozi twahawe n'Imana, niyo ibushyigikiye, niyo ibuhagazeho. Rero mbabwire ngo uzajya gutora ntazarebe ku ruhande, azibuke isezerano. Yesu nashimwe cyane, Yesu nashimwe bene data. Ndanezerewe cyane kuri uyu mwanya, ndishimye cyane kuri uyu munsi. Manje kubasuhuza mwese abateze amatwi bari kunyumva. Hari abari aha mu Rwanda, hari inshuti zidukunda zidukurikira hirya mu Burundi, hari abari Uganda, hari abari Kenya, hari abari Tanzania, hari abari za Congo, hari abari za Canada, hari abari muri Amerika, ku migabane itandukanye yose y'isi. Mbabwire ngo ndabakunda, ndabasuhuje, ndabahobereye mwese mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ninjye ugarutse imbere zanyu kuri kamera za Prophet Ezechiel TV. Amazina yanjye nkaba nitwa Prophet Ezechiel mfite umukiza. Imana itegerere neza cyane, ndabakunda cyane rero kandi ndabishimiye. Uyu munsi rero ngarutse muri message y'ukwezi ndetse n'umwaka. Hari timu nini ndabizi muranyumva, ibi murabizi. Uyu ni umunsi wa 24 muri gahunda y'iminsi 40 twafashe dusengera igihugu ndetse dusengera n'umurimo w'Imana. Ndanezerewe cyane kuri uyu mwanya kubw'igitangaza gikomeye Imana yakoze. Reka mbabwire ngo mbahishiye byinshi mwese abateze amatwi bari kunyumva kuri uyu mwanya. Ni inkuru nziza cyane ku Banyarwanda, kandi ni inkuru nziza ku bakunzi b'u Rwanda. Imana ibampera umugisha. Mbere rero yuko ntanga message, reka ndangize kubibwira merereye ahangaha mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Ni naho dukorera umurimo w'Imana. Imana ibagirire neza cyane. Reka dusenge Imana hanyuma nkugezeho message Imana yampaye kuri uyu mwanya. Mana Data nyiramahoro, ushoboye byose, urera cyane kandi urakiranuka. Ni weho mpaye ubu bubasha kandi niwo mpaye ubu burenganzira. Nguhaye karibu hamwe na bene data bankurikiye, ngo uyu mwanya tubere uw'umugisha ndetse no kwakiriye inkuru nziza waduhaye mu izina ryawe. Urakoze. Amen, amen, amen. Ijambo ry'Imana ryarambwiye hariya muri Yesaya ngo dore ibirenge byuzanye inkuru nziza biraje. Haleluya. Ibyo birenge rero namaze kubyakira kandi nezererwa imbaraga z'Imana. Ese niki Imana yambwiye uyu munsi ngo nze mbwira Abanyarwanda? Niki Imana yambwiye ngo inkuru nziza mbazaniye? Oh, haleluya, haleluya. Ndagira ngo mbabwire ko uyu munsi u Rwanda n'Abanyarwanda Imana yongeye kutugirira icyizere ndetse ikongera ikagira igikorwa gikomeye. Muri iyi minsi 24 tumaze dusenga twinginga Imana ngo iturengere ndetse idutabare, nari mbabajwe cyane n'igihugu cyacu. Nari mbabajwe cyane n'amatora tugiye kwinjiramo. Ndimo nyasengera mvuga Mana, aya matora ndakuraritse muri yo, ururuka ukora ikintu gishya bimenyekane. Nuko numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo Imana yaduhaye umuyobozi
kandi azakomeza tuyobore ndetse imuhagazeho, niyo imushoboje, niyo imuhaye imbaraga, niyo imurinze kandi niyo imuhagazeho. Ndagira ngo mbabwire ko Paul Kagame nanone yongeye gutambuka mu matora ya 2024. Iyi manda Imana yimuhaye ngo ayiyobore, kandi imuhaye inkoni y'ubuyobozi ndetse imuhaye n'inkoni y'ubutwari ngo akomeze aragire umukumbi w'Imana, akomeze aragire intama z'Imana. Ubyemere ubyange, niko Imana yambwiye, kandi Imana iravuga ntibeshya, ndetse icyo yagambiriye no kugikora iragisohoje. Imana itugirire neza cyane. Rero ngiyi inkuru nziza ku banyarwanda abari bafite urujijo, atese iyi manda izayoborwa nande, abandi bavuga ati iyi manda rikayitange. Oya, amaguru yambanye make ngo nkugereho hariya kuri perezidansi, ariko mbizi neza ko iyi mesaje ngoherereje iri ukugereho vuba cyane. Ntugire umuntu uhereza umwanya, iyo ntebe ni Imana yayikwicajeho, icara urambye uragira intama z'Imana. Imana niyo yaguhaye igikundiro, Imana iguhereza iyo nkoni, yambwiye ngo icara uragire intama zayo. Niyo ifite uko ikuyobora ugiye kuziyobora. Erega Imana ijya gutoranya Mose, yamutoranyije izi ko ari we ushyitse, ari we ukwiriye ngo azayobore ubwoko bwayo. Rero Imana yaguhamagaye nk'uko yahamagaye Mose. Niyo mpamvu yambwiye nkubwire ngo icara uragira intama z'Uwiteka, u Rwanda n'abanyarwanda mu biganza byawe. Imana yambwiye ngo nze mbabwire abafite ubwoba n'intambara mu mitima yabo, kubwira inkuru z'ibihuha, intambara, ibiki, nta mwanzi, nta satani, nta na dayimoni uri bwinjire mu Rwanda, uri butere u Rwanda. Muhumure kandi mukomere, muryame musinzire. Dufite Imana n'ubuyobozi twahawe n'Imana, niyo ibushyigikiye, niyo ibuhagazeho. Rero mbabwire ngo uzajya gutora ntazarebe ku ruhande, azibuke isezerano agiranye n'Imana kuri uyu munsi, azibuke icyo Imana ivuganye natwe uyu munsi. Nimuze tumutore twese, kandi nawe nk'uko Imana imutoranyije, ni ukuri mwizere imbaraga ndetse n'iterambere ridasanzwe rigiye kuboneka. Nimuhumure, abantu bari bafite ibibazo by'inzara n'imibereho yari iri hasi, namwe ntabwo Imana yabibagiwe. Imana yabantumyeho, Imana yambwiye mbabwire ngo hagarara ikwice, irarangiye. Kuko Imana ari yigomoroye imigisha yayo ngo ituzeho, imigisha y'amajya n'amaza ibajeho. Nibigenda gute? Niwumvira Uwiteka Imana yawe. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka ahangaha mu gitabo cy'umuhanuzi Ezechiel ibice 37. Turasoma ku murongo waho wa 7 ndetse dusimbuke dusome 25 na 26. Vuga ngo iyerekwa ry'amagufwa yumye. Haleluya. Dusome mu izina rya Yesu. Umurongo waho wa 7 uravuga ngo maze mpanura uko nategetswe, nkihanura habaho guhinda, mbona isi itigita, amagufwa araterana, igufwa risanga irindi ryaryo. Imana itugerire neza cyane. Ndagira ngo mbabwire ko u Rwanda n'abanyarwanda Imana yaruhanze kandi iruhagarariye, ntabwo izarusiga. Kandi Imana yambwiye ko abazavuga u Rwanda nabi, Imana izabareba nabi. Imana itugirire neza cyane. Uku nguku nyakubahwa Paul Kagame Imana yamuhaye kuyobora iki gihugu, ni nk'uko yahagurukije umugaragu wayo Aburahamu. Iyi ni inkuru dusoma mu gitabo cy'Itangiriro ibice byaho 12, duhereye ku murongo waho wa 2 turageza ku murongo waho wa 3. Haranditswe ngo Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu
va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzabe umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izahererwa umugisha. Imana yacu itugirire neza cyane. Ndagira ngo rero nyakubahwa uko Imana yamuhamagaye ni nk'uko yatoranije umugaragu wayo Aburahamu. Iki gihugu ni igihugu cy'isezerano, Imana yagitembesheje amata n'ubuki. Rero nimuze twicare turye ubu buki ubundi tunywe amata, ahasigaye dushima Imana yaduhaye igihugu cyiza cyane. Nshuti bakundwa, nshuti bavandimwe, Imana ibampera umugisha. Abantu bari bafite ikibazo nk'iki cyanjye, abantu bari bafite icyifuzo nk'iki cyanjye, ni ukuri Imana yagisubije. Imana yamaze kugisubiza, ndabisubiramo nemye, Imana yagisubije. Ibintu bidasanzwe rero Imana yambwiye ngo nze mbwire igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda, muzaba mu gihugu nahaye umugaragu wanjye ari we Paul Kagame. Icyo basogokuruza bahozemo nicyo bazabamo, ari cy'u Rwanda n'abana babo n'abuzukuru babo iteka ryose. Kandi Dawidi umugaragu wanjye azaba umwami wabo iteka ryose. Nta wundi Dawidi Imana yaduhaye ni Paul Kagame. Bene data, ndimo mbabwira, uzajya gutora wireba ku ruhande, aho ugomba gutora Imana yahagaragaje, ahubwo mugira amatwi mabi, mubure kumvira umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana, ijambo ryarambwiye ngo hahirwa bumvira umwuka w'Imana, kuko abo ngabo ari bo bana b'Imana. Ubwo rero abatari abana b'Imana muzarebe ku ruhande, ariko abana b'Imana nimubumvire, mukora icyo umwuka abategetse, kuko nanjye yarambwiye ngo genda uhanure uko ngutegetse. Rero mpanuye uko nategetswe. Imana itugirire neza cyane. 26, maze kandi nzasezerana nabo isezerano ry'amahoro, ribabere isezerano ry'iteka ryose. Muhumure, mu Rwanda nta ntambara zihari. Muhumure, nta gikuba cyacitse, yewe nta dayimoni, kuko ari isezerano twagiranye n'Imana ko iduhaye igihugu cy'amahoro. Rero Imana ishimwe cyane. Maze kandi nzasezerana nabo ari bo twe isezerano ry'amahoro, rizababera isezerano ry'iteka ryose. Kandi nzabatuza mbagwize ubuturo bwanjye bwera, nzabubashyira hagati yabo, bubahe iteka ryose. Imana yacu iturengere. Ndagira ngo mbabwire rero, nshuti bakundwa, ufite amatwi yumve iby'umwuka abwira u Rwanda n'abanyarwanda. Murakoze. Reka rero dusenge Imana. Haleluya. Reka dusenge Imana. Ubwo turaba dusenga, uze kumfasha ikintu kimwe mu gihe cyose uraba wakiriye ubu butumwa. Ntubure gukora subscribe, ntubure gufata iyi message uyoherereza umuvandimwe wawe. Udafite taci, iyi nkuru yimushyire ku munwa, kuko ni message Imana itanze, kandi wewe uza kubikorana umutima ukunze, Imana iraguhereza umugisha. Imana ibagirire neza, kandi Imana y'amahoro ikomeze ibagwirize imbaraga. Kandi nshimye Imana yagiriye icyizere nyakubahwa Paul Kagame, ndetse n'uyu munsi ikabikomeje gushimangira icyo yavuze kuri we, ikabikomeje gusohoza isezerano ryayo n'umugambi wayo. Imana nyiramahoro ibuzuza ibyiza
n'imigisha yose igenera abayikunda. Mureke rero dusenge kandi dushima Imana. Birashoboka ko waba uri no kunyumva wari ufite intege nkeya, wari uri mu bihe bikeya byo gusenga, wari uri mu bihe bikeya byo gushidikanya. Garura amaso yawe bugufi, garura ibyiringiro byawe ku Mana. Imana niyo yaduhaye igihugu, iduha igihugu cy'u Rwanda, iduhereza amata, iduhereza n'ubuki. Uyu munsi amahoro araganje mu gihugu, kuko ari Imana yavuze. Irangije iduhereza n'umukozi ushoboye ushyitse. Niyo mpamvu ivuze ngo nzahaza, haleluya, nzaguhaza uburame, haleluya, nzaguhaza uburame, maze ubusaza bwawe mbuhindure nk'ikizu gishya. Nk'umusore, Imana itugirire neza cyane. Abavuga muzehe Kagame muhindura imvugo, ahubwo mujye muhamagara ngo musore Kagame. Imana yambwiye ngo imuhagije uburame kandi ihinduye ubuzima bwe nk'ikizu gishya. Imana itugirire neza cyane. Rero muhumure, Imana niyo yimura, Imana niyo yimika. Uwo yimitse yamaze kumwimika, uwo yasize amavuta yamaze kuyamusiga. Dore ihembe ngiri, haleluya, ni inkota y'Imana. Dore ihembe nk'iri, amavuta nyamumenyeho ku mugaragaro. Ni ukuri icyo Imana integetse nicyo nkoze. Imana yambwiye ngo mpanure uko ntegetswe, rero ndahanuye. Imana yacu itugirire neza cyane. Reka rero nsengere wowe warucitse intege. Ushobora gukenera nimero yanjye, wifuza ko dusengana. Birashoboka kuko ibibazo dufite si iby'igihugu gusa, natwe mu buzima busanzwe turashobora kugira ingorane, ibibazo. Ariko nkubwire ngo humura, komera. Ubwo dufite igihugu cyiza, gifite umutekano, gifite amahoro, n'ibindi Imana izabiduhera muri cyo. Imana itugirire neza cyane. Mana data wa twese, uwera wa Isiraheli, uri Jehova Rafa, uri Jehova Yiri. Turagushimye kuri data mwiza. Ijambo ryawe ni rizima. Ni ukuri mu gihe cy'ingorane z'abizera. Yesaya 50 umurongo waho wa 7 niho hari amagambo avuga ngo kuko umwami Imana azantabara. Haleluya. Kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nacika intege, nicyo gituma, haleluya, nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare. Data, Abanyarwanda turagushimye kuko utadutereranye. Data, Abanyarwanda turakunezerewe ko wabanye natwe. Uduhereza umuyobozi ushyitse ukwiriye, umugirire icyizere n'uyu munsi ukomeje kubihamya. Ngaho Mana dusengeye amatora, ngo uzaze kuyayobora no kwigaragaza no kwihesha icyubahiro muri byose, kuko uri umwami w'amahoro. Abaremerewe, abacitse intege, abafite ingorane n'ibigeragezo mu buryo bunyuranye, ubasubirishe umwuka wawe wera, kuko ari ufite imbaraga. Ndetse hamwe n'abera bose uduhane ibyiza n'imigisha ugenera abagukunda. Mu izina ryawe urakoze, amen, amen. Murakoze cyane. Amahoro n'umugisha w'Imana bibane namwe. Abifuza nimero yanjye mwayibona, ni 0788 32 52 23. Ku batari hano mu gihugu washyiraho kode ni uguteranya 250 bibanza. Imana ibampera umugisha rero. Aho muherereye, abantu bari mu kazi, Imana ibaha umugisha. Abantu bari mu mirimo bakora, Imana ibaha umugisha. Abantu bari mu masoko bacuruza, Imana ibaha umugisha. Abantu mumaze iminsi mu ntambara, Imana ibahe umugisha wo kuzisohokamo. Abantu bafite imburanyi, Imana ibaha umugisha. Abari kunyumva n'abatari kunyumva, mwese mbasabye umugisha ku Mana, kandi mukomeze munezererwe igihugu Imana yaduhaye. Murakoze cyane, mugubwe neza na Kristo. Amen, amen.